igikombe cy'isi kirarimbanije ariko amakipe makuru ari kugenda agarikwa gake gake. Ndagira ngo tuganire uyu munsi kuri match yarayibaye ya Portugal ndetse na RDC. Ese wowe iyi match wayibonye ute? Wabonye ari ikintu dukwiye kwitega kuri Cristiano cyangwa se Cristiano yararangiye tuvuge ko Cristiano iki gikombe cy'isi nta kintu azakuramo gihambaye? Nkuko biragaragara ko Cristiano iyi match nta kintu gihambaye yakozemo. Reka turebe icyo imibare ivuga kuri iyi match Cristiano yakinye. Iyi match Cristiano yakinye biragaragara ko nkuko turi kubibona Cristiano yakoze ku mipira 25 niyo yakoze muri match yose kandi yakinye iminota 90 yuzuye, ntabwo yigeze asimbuzwa. Cristiano yakoze ku mipira 25 harimo imipira 5 yo muri box ndetse atera na shot on target ebyiri. Murumva Cristiano kuko iyi match ntabwo yayitwayemo neza nkuko akwiye kuba yayitwayemo. Ni match isa nkaho yagoranye cyane, gusa batangiye neza ku munota wa gatandatu batsinda igitego, ariko biza kurangira RDC igarutse mu mukino neza, irataka nayo iza kubona igitego ku munota, ndakeka ari ku munota wa 40 ku munota usoza. RDC irakomeza iradefanda, irakomeza birarwana kugeza aho match igeze ku munota 90 RDC ikiri kuyobora umukino ndetse ari igitego kimwe kuri kimwe. Biragaragara ko Portugal idakosoye imikinire yabo, idakosoye uburyo bari gukina. Ndakeka neza kabisa ko ibi bintu byazabagora. Ikibazo gihari ni kimwe muri iyi match nkuko mwabibonye, ntago umutoza ashaka gusimbuza Cristiano, bigamujyana mu mibare mibi yo gusimbuza abo hagati cyangwa se gusimbuza abataka bagomba kumufasha cyangwa se abasore be mu mpande bagomba kumufasha, bigatuma aribo asimbuza kugira ngo asimbuze Cristiano, bikamujyana mu mibare mibi yo gutuma akina umukino atari yateguye. Ibi bintu nabikomeza sinzi ko iyi World Cup ari ikintu Portugal izakoramo. Cristiano Ronaldo akwiye gusimbuzwa mu gihe yumva yananiwe cyangwa se match yamunaniye. Ntago Cristiano Ronaldo akwiye kuguma muri match ubona ko kabisa match yamunaniye. Twese twabirebaga ni match nimugoroba, sinzi niba mwe mwarebye match nimugoroba yamunaniye kabisa. Biba ngombwa ko umutoza ajya gusimbuza ku mpande ze. Yakuyemo Pedro Neto, akuramo David Silva, akuramo Vitinha, akuramo Nuno Mendes kandi yashyizemo abataka. Nk'uyu mwataka yashyizemo yagombaga kuba yasimbuye Cristiano Ronaldo. Uyu Ramos muri PSG yagombaga kuba yasimbuye Cristiano Ronaldo kuko bakina ku mwanya umwe. Ni ibintu bigaragara kabisa ko yagize ubwoba bwo gusimbuza Cristiano Ronaldo, ahubwo akavuga ati reka muzanire undi muntu amukinire hejuru. Ariko biragaragara ko Portugal idakomeje ngo ishyiremo imbaraga se cyangwa se ngo ikinisha abakinnyi bose. Uwananiwe wavemo batitaye ngo uyu ni igihanganye, batitaye ngo yakoze ibigwi. Biragaragara ko kabisa iyi match yazagorana. Ese wowe wabibonye ute? Wabonye Cristiano ari ikintu turi bumwitega? Mbabara ushyiremo comment yawe hasi uvuga ati Cristiano wenda match itazakosora, hari ibyo azakosoraho, cyangwa se uvuga ati Cristiano byararangiye tumureke no muri jandere ukomeye yararangiye, reka tureke kumuvugaho ibyo byararangiye. Nta nubwo iki gikombe cy'isi ari kugitekerezaho cyane, ni kariyeri yagiye gusoza akayisoreza mu gikombe cy'isi, ariko nta bindi bintu tukwiye kumwitegaho bikomeye cyane. Mbabara ushyire muri comment yawe wowe urabona ko Cristiano ari ikintu ashobora gukora nkuko mwabibonye Messi we yaramaje gutsinda ibitego 3. Messi match ifungura yatsinze ibitego 3 yitwara neza. Biragaragara ko Messi we yari muri ritme nziza kurusha Cristiano. Ntago nzi Cristiano ikibazo aho kiri, ariko biragaragara ko Cristiano akeneye ku-improving, akeneye kuzamura imikino. Reka turebe ko imikino yindi isigaye imikino yindi isigaye ihatse iki. Ese Cristiano Ronaldo yongeye yerekane ko ari ku rwego rwo hejuru? Ese yarashaje kuko mwamwe mujye mubivuga? Ese bimeze bite? Turaza kubireba byose muri match zose zakujya. Gusa ikiza gihari, iri tsinda ntago ari itsinda rikomeye cyane, ni itsinda risa nkaho ryoroshyemo. Portugal izavamo bidatunguranye, izazamuka bitagoranye, ariko nabyo tugomba kwitega amaso. Urabona ko DR Congo iramutse itsinze Colombia byahita bindi yabigize amanota 4. Colombia nayo ifite 3 na Portugal yatsinda ikagira amanota 4. Numva ko n'itsinda rishobora kugorana, bishobora kuzaba ari match kabisa igoye, bishobora kuzaba ari itsinda kabisa rigoye. No kutegereza tukareba ese kuko ibi bintu ni ugutegereza tukareba ko iri tsinda rizarangira. Reka noneho tukikomereza twigire kuri match yindi yaba ikurikiyeho
ku masaha ya saa yine z'umugoroba. Match yakurikiyeho ni match yahuje Abongereza ndetse na Croatia. Ni match yarimo umuvuduko, ni match y'amakipe akomeye. Urabizi Croatia igeze kugera finale ariko ntibyayihira mu gikombe cy'isi. Urabizi Abongereza nabo iki gikombe cy'isi bakaniye barashaka kucyegukana, ariko ni match kabisa yari igoye, ni match yarimo imibare myinshi. Ni match wabonaga ko kabisa buri kipe yose yasabwaga gutsinda kugira ngo basi yizere ko izazamuka mu itsinda imeze neza, nta byacitse ifite. Gusa iyi match ntiyaboroheye. Harry Kane ku munota 12 yatsinze penalty. Murabizi Harry Kane ku bitego byo ntashidikanywaho, murabizi ahantu hose abari ibitega bitsinda neza kabisa. Harry Kane ku munota 12 kabisa penalty yinjiye neza. Ku munota 36 Croatia iravuga ati ntago natwe turi abana bo gukinisha, yishyura ibyatsindiwe na Barutina yari yahawe assist na Zukic, ariko Abongereza bakomeza kurwana intambara bavuga ati iki gikombe turagishaka, twe tuwaje dukaniye. Harry Kane arongera atsinda igitego cya kabiri ku mupira yarahawe na Declan Rice. Match irakomeza ariko ubona ko Croatia nayo iri kuvuga ati ntago turi bugenderaho. Croatia nayo ku munota wa 45 w'inyongera Musa yaje kongera atsinda igitego, yaje gutsinda igitego kabisa. Portugal ibinganyije na Croatia ibinganyije n'Abongereza bajya half time ari 2-2. Gusa nyine Abongereza murababona n'Abongereza bakomeye, nubwo rimwe na rimwe bajya badutengwa, ariko Abongereza barakomeye kabisa. Ku munota 47 Bellingham yaje gutsinda ikindi gitego ku mupira yarahawe na Perisic. Asa nkaho ari nkaho wari watanze igitego, ariko Bellingham aravuga ati numaye kado, ntago ikado nayisubiza inyuma. Barakomeza barakina kabisa, barakina. Marcus Rashford aza gutsinda nawe igitego gisoza umukino. Ikigaragara cyo ni umukino wari mwiza, ni umukino wari ufunguye, ni umukino urimo ibitego, ni umukino buri kipe yose yashaka kwigaragaza, buri kipe yashaka kuvuga ati umukino wacu wa mbere reka turebe ukuntu twaza kugira twaza kubonamo amanota 3. Muri iri tsinda ryabo harimo England, harimo Ghana, harimo Panama, harimo na Croatia. Ni itsinda risa nkaho ritagoranye cyane, ni itsinda rishobora kuzaba ryoroheye amakipe yombi nkuko yahuye yahanganye, ariko ntago bivuze ko azasigara. Aya makipe yombi azazamukana mu itsinda, kuko nkuko tubibona ntago ari ibintu bigoye kabisa kuba amakipe yombi yazamukana mu itsinda, ni ibintu byoroshye. Ese urabona koko Abongereza bazatwara igikombe? Yandika muri comment niba wowe uhamahirwe Abongereza cyangwa se uhamahirwe Croatia ko yagira ku mukino wa nyuma. Andika muri comment kabisa, ndashaka kubona comment zanyu. Mumbwire uko iyi match muyibona, tugomba kujya tuganira live, turi kuganira tuvuga ati iyi match yagenze gutya na gutya, iyi ya dominiye yatsinzwe. Reka turebe match z'uyu munsi. Nta match zikomeye zihari, ni South Africa na Czech na Switzerland na Bosnia. Reka turebe ko izi match ziza kugenda. Update za buri kanya n'ahandi muzajya muzikura. Update uko match zagenze, tuzaba turi kumwe 5 kuri 5. Ciao.